Iyi si pombe tu. Reka numve. Nyine reka numve. Ese uvuye mu kazi witwitira hanga. Mvuye aho nakomeretse. Nukuri abantu b'abagabo baritora bakanyandikira bakambwira ngo barashaka kuryamana nanjye. Zana telefone se mbibere. Bavuga ko ngo navukiye ku rusengero rw'abadive. Cyapa ko. Mama yari urimo kujya kuryama. Aho hari inzira yanga yagiye gusenga. Oya. Umva Gaju. Reka nkubwire ikintu kiri. Ufite umugabo nkanjye cyangwa ukagira umugabo nka Kamasa. Waba waratubokesheje. Reka mabwire. Abadufite ntacyo bafite. Uvuge neza. Mu by'ukuri ndi umunyarwanda. Tavangiye. Ndi umugore. Ibyo ni umugore. Icara ako kantu niko twari dukeneye. Kuko niyamye abantu bambona bakavuga ngo dore wa mugabo w'ubwanwa. Jewe ntabwo ndi umugabo w'ubwanwa. Warongoye ubwanwa. Ndi umugabo w'igihagararo witwa Mayira. Hello Gaju Rwanda ndabashuhuje. Simvuga niba batangiye. Ndabasuhuje abantu abakunzi ba Gaju y'u Rwanda. Ariko hari abantu turi kumwe. Ndi kumwe na Kamasa Media, ndi umukinnyi we Widi, ma boss ndakubashye boss wanjye. Nguyu ni Mwitwende TV, ni Mayira, nawe ni boss wanjye, ndakubashye boss gwa ikaze. Mbahaye ikaze kwa Gaju y'u Rwanda, bose n'aba boss ndi kumwe nabo. Ariko nawe ufite abubereye aba boss. Ko nawe ufite cano boss bamenyana. Ibyo ngibyo kwa boss igihe nibyo bimbera. Ariko noneho abo nabo kwa Gaju y'u Rwanda, ariko nta nuko ndi boss wabo. Ahubwo ariko jewe ndabubaha nk'aba boss wabo. Aje dukora timeline wangu. Ari munatumwe. Kama Reka kibazo gikomeze. Noneho rero siko nibagiwe ikintu naringiye kuko aba bantu mbazaniye ndabababwiye akwagirika kubanya umunyakavuyo. Uno muntu agira akavuyo. Abantu bose abakunzi ba Gaju y'u Rwanda ariko ni muri muri filime ubundi ahandi ndetse ko ndi kuvuga Mayira genigeze mvuga ngaho tubwize izina rya amazina y'usanzwe. Ndibuka yongeze mu rugo. Ubu ngubu turi kumwe na Mayira. Cyane. Ariko niyamye abantu bambona bakavuga ngo dore wa mugabo w'ubwanwa. Jewe ntabwo ndi umugabo w'ubwanwa. Warongoye ubwanwa. Ndi umugabo w'igihagararo witwa Mayira. Ahubwo umugabo ufite ubwanwa bw'umwe. Igezina Mayira riva kuki? Reka banza tubwire. Mayira rero reka nkubwire. Kera jewe amateka ariko simbizi bashaka kuba babeshya. Bavuga ko ngo navukiye ku rusengero rw'abadive. Cyapa ko. Mama yari urimo kujya kuryama. Aho hari inzira yanga yagiye gusenga. Oya. Yewe niwe mpamvu witwa Mayira. Mayira. Rero abantu bazi ko ari izina rya pirate rya filime ariko ni izina ryanjye ariko ritari mwirangamo. Nese kuki Mayira tuzagira amafuti. Mayira cy'umugore w'inyuma. Bure rero reka nkubwire ikintu kimwe. Utanazi. Ku bantu abari bose batanabigaragaza ibyo nakazi kawe. Batanabigaragaza. Ni ukuvuga ngo umuntu abantu na wa wundi mubona wambara ikanzu ibikanzu nyine nk'ibi ngibi. Ni wayo. Igihe bigera akayikuramo. Ni wa Mungu tu. Akajya muri tikuvutu. Mana yanjye. Amakanzu ye yarambitse hariya. Inuza. Ubundi inuza. Akabuno hejuru. Bo kiganiro cya prodinga ntago. Ikinago cyawe. Umbase. Buriya abantu mubona twe yewe mba ndi gukini babugubika ngoye. Bivugisha intuza arya rurimi n'uruki. Mbari ugeza ngo mbambwire. Ngani no munkwi. Barumbwire. Dusimbutse gatoya ubundi abantu babonye Gaju ye bagiye bambwira namukinishije bakavuga ngo ni bahavu ngo niki ninda bahavu nihinduye nago nkimera nka bahavu narihinduye kugira ngo batazavuga ngo rumva ni bahavu burahanga. Ese buri ari wowe ari nawe usa nundi ni usa nawe cyangwa ni wowe usa nawe? Ko jewe nije mukuru
je mbona asa nawe yewe ndamuruta kuko we arasa nanjye aranyiganya avuga asa nanjye cyangwa papa yagiyeyo ariko rero ntabwo yari yoroshye araga filime umva reka mbabwire araga filime kari gutegurwa arya ni kuyiheca nora Gaju arakana gatoya afatwa ku ngufu umva mwabandi mu myaka 18 cyaramemukiye ahubwo ni filime nizabacike iri kwande Kamasa Media TV bayita yitwa Ngarukira ikintu nicyo cyitwa Kamasa Media ubuzima bwa Gaju ariko ibaze mayira kurya imbwa zikishyura ibintu yankoreye namwe ari ibintu bavuga ngo abagabo bararya imbwa zikishyura no kuvuga se wa Kamasa ni imbwa noneho mayira akaba ari umugabo yariye agakobwa bita Gaju kakirakana yari yavuye muri filime noneho yaje kwiyahura disi imbwa zikishyura ubwo ni Kamasa abagabo bararya ariko imbwa zikishyura ese wa Kamasa ariko ntabwo ari mu buzima busanzwe ntabwo ari mu buzima busanzwe ni muri filime by the way ariko kama reka nkubaza ubundi yenda bavuga ko ndi indaya Yesu ariko nawe urabizi kandi ariko sinanabyemera ko nta ndaya y'umugabo ibaho bavuga iki n'umukiriya uri umukiriya jewe mu buryo bugaragara nkina ndi umukiriya w'indaya kuko indaya ziba zicuruza je nkajya kubura ariko umuntu bigaragaraho cyane Kamasa umurebye no mu buzima busanzwe ukuntu akanuka n'akazina yize n'ukuntu shaba ari kuvuga nene kunema ngo byasa byiza nuko utaraganira nawe wajya ariko reka mubabwira ari ikintu kimwe nshaka kubariza abakunzi banjye umbabarire pe kubona bazikoma muri ibi ndashaka hari abantu bambwiye ngo uriya muntu bundi ni umunyarwanda cyo ni cyambere bambaje barangera bambaza ngo ese koko murakundana ubwo ukuntu agiye kubikora kugira ngo bisobanuke nuko ari buvuga uburyo busanzwe akongera akanasubiramo ari kuvuga bwa buryo avuga bamushidikanya kama ubundi ubusanzwe uri indaya cyangwa ntabwo uri indaya mimi si ndaya tu sindi ndai lakini ya ladies and gentlemen ala wanaza wanyibazaho ngo ese nguriya nazaliwa wapi tu muri filime nkina mvuga ko nazaliwa pale sehemu za Kongo Lubumbashi hali ya Bukavu lakini hano mu Rwanda njewe ninazaliwa pale hapa mu Rwanda sehemu za Kayonza tu Tumenyesha ngo Kinyarwanda bana bivuze ngo nzi Kinyarwanda mu byukuri ndi umunyarwanda tavangiye mvuka Ikayonza nakuri Nyamata nize Nyamata Catholic kuva primaire kugera ndangiye senior 6 ndi umugore mfite umugore ibyo ni umugore icara ako kantu niko twari dukeneye icara mada komeza mada biravuba ndimo nihuta Kinyarwanda Kinyarwanda uri umugore none sinze Kinyarwanda none nibeshe umugore ni mfite umugore umwe uramugurisha hapana umugore umwe n'umwana umwe nabandi nka barindwi n'abandi mu karere ka Rulindo ku musozi wa Mugote so ariko ubuzima bwanjye busanzwe ntabwo ndi umunyamanyanga cyane ni gakeya ariko n'ubundi abagore benshi ntabwo bakunda kuba abanyamanyanga ataza kujya umwandikira ngo madango tuvugane mu kintu kibaho umva rero kama ndajya nkwamagara mugenzi wanjye twababaranye urumva ndajya nifata nkubaze nimba ukwezi kwageze wajya no mihango ariko size Kinyarwanda nguru umugore ibyo bintu byose uzajya mbikubaza reka nibifata ukagura umunsi wose uzibiza gusa kuko urabivuze ko ari umugore so wabyumvise uri gushyugumbwa kujya gusuka buretse nawe umeze nk'abandi wayabyihorere buretse umva reka nguseke
no kuvuga ngo iminota ingahe mbese ngiye ikiganiro cyari kumara iminota ingahe ariko urabaza ibiki no kuvuga ngo kugira ngo ngiye guteka character y'abagore agiye guteka umva rata ngiye kuzava kuri Facebook no kuvuga ngo abantu babagabo mubona mfite ikibuno nk'icy'abagore arabivuze avuze ngo numugore nukuri abantu babagabo baritora bakanyandikira bakambwira ngo barashaka kuryamana nanjye zane telefone se mbibere ese mugaruka mu kiganiro nyine mwicaza wahangaha nyine ubundi njye nkunda arya buragina cyane ibintu bike wowe ibintu byose byo guteka mutwe ibintu byose ariko biramusaba kanyagwa kuruta umuntu wivugisha indimi ariko kama reka tubaze gaju ngo bajya bamwandikira bakamubwira ngo uriya mugabo mukinana hari abantu bazikana umugabo wanjye hari abandi bazikura umugabo wanjye ubu ngubu naravuye ubu reka nimbaze abantu bari kuri kamera abantu bankurikira banasubize muri comment bampitiremo umugabo kuko reka mbanze nitunganye murabona ni umunyamanyangara nk'ibintu bahise ubwo bagiye guhitamo bana bagabo bose mumbwiye cyangwa nshaka undi kuko abagabo bose ni abantu oya wakoze mu bwanwa nanjye ndavugira abantu umva gaju reka nkubwire ikintu kirimo ufite umugabo nkanjye cyangwa ukagira umugabo nk'akamasa waba waratobokesheje reka mabwire abadufite ntacyo bafite oya ntabwo ari mu buzima busanzwe ntabwo bafite kamasa wowe umuntu ndashaka abantu badukurikira abantu baranyihanganira byararangiye nawe urabizi ibyo wakoze ibyo wakoze urabizi ni kwa kugenda ntamba ariko ratagaju yongeye kubwira ikintu kimwe uramutse ugize umugabo nkanjye icyambere nimba muyimana wajya urya kare kindi cyane yego utese kandi bazajya neretana n'abana banjye reka mbabwire ibintu nyuma yo guseka no kugira tukwiriye noneho kuba seriye kuko nawe uraba seriye se ntabwo byamukundira gaju ndashaka kuzakubona warakaye nibura ndakarubu ntabwo byakubera utunwa twahaze ariko mwari umutwe harwo dusuzuma abakobwa tugendeye ku minwa oya kandi indaya mbaya cyakora nimvuga kuri indaya nta muntu wangisha impaka uri umugore cyakora bavuze ko ndi indaya rero baba nzi kurakara najyaga nkunda no wambwira ngo ni acting ndira nkata ndira byihuse ariko hari umuntu wambangamiye hari umuntu wishe abarangamutima yanjye umunsi umwe yagiye kumva numva Rocky ari gusobanura filime abaravuze ngo nk'izi ninja z'i Kigali ngo nayizongera kunkanga ngo nigira ikibazo ngirire ngo nemere kibabaye ngo kunga abakobwa ngo uzabarebe ngo uramubwira ngo action ngo riragahitarira ngo ninja z'i Kigali ngo zirira bizoroheye umva nahise numva ninongera n'abandi nko mu ninja yo nangiye gutekereza kurabirananira twigarukire rero umuntu uza jewe ndashaka kubabaza ntabwo ndi umunyamakuru nicyo ukunda mu nikagabura sanarwa umva nyine dore ngo ndacyara kana gato ibyo uvuze nibyo kuko nubundi nzafatiranga muntu mu mwaka utaha ariko impamvu indi narayitaye ako ntabwo tubwiye baba batipi bamuhamagara zaba oya reka ibyo tubireka ngenda mbacishamo umurongo ngenda mbacishamo umurongo kandi n'abagabo byanyabyo kuko baranampamagara bakundi bahamagara kuri Facebook umva ibijwi n'iby'abagabo twigarukire rero mu bijyanye muri abakinnyi beza kuko ndabizi pe mundusha kwa ntabwo biba ikintu kigaragara ikintu kiguha imbaraga zo gukina kuri ni iki kuko ni nacyo tugiye gusorezaho ntabwo turi butide muri iki mbajije kamasa niki kimuha imbaraga zo gukina filime rwose gukina filime ukumva kuko mbona ukina ubishaka kandi unabikora ikintu cyambere kintera imbaraga ubundi se buretse ubajije kamasa cyangwa ubajije Peter oya mbajije kamasa ikintu cyambere kintera imbaraga mu rukundo rwabyo ikindi
nibiriho mbona muri society. Iyo mfashe urukundo mbikunda nkareba society y'uyu munsi bituma nifuza kuba nayigira ukuyikosora ariko ndimo nyisetsa mu buryo nafite uwo mputaza ariko nkagaragaza ni ubutumwa nshaka gutambutsa muri community. Iyo urebye imbaraga ukoresha noneho ukabona n'umusaruro ukuramo kuko ntabwo ibintu bitabizi nta kintu kiguca intege ku buryo wavuga uti kiramutse gikemutse ibintu byagenda neza. Icyambere nuko ribuze ati ese kubyo kumbaraga ubishiramo hamana umusaruro ukuvuga ngo spendinga byinshi kuruta income kuruta ibyo ninjiza. So gusa icyo nizeye cyangwa se icyo ngenderaho ntabwo ndeba kuri kubifatika bya none ahubwo mbasha kureba kuri atmosphere, mbasha kureba kuri horizon mu kirere nkareba mu ibizaza avuga ngo uyu munsi birashoboka ko nge ntabona benefits cyangwa se inyungu. So lakini abo turi kumwe cyangwa se abazamenya hari uwaririmbye avuga ngo igihe kizagera bamenye ko twara abakomanda. Navuga ngo nyine ngo umwirungi si ntabwo mwibuka rero ubu ndamutse ntaguciye mu ijambo ndabizi ufite amagambo menshi wayavuga ntarangire tarayabagomboza. Noneho ndashaka kukubaza ikindi kibazo kimwe aba bantu bashaka gukina filime urabizi nawe byakubayeho hari inzira waciyemo kugira ngo ubone ugezemo none ugasanga hanze aha hari amananiza menshi cyane. Iyo uri igitsina gabo uraririmba ugahogoza ushaka kwinjira kugira ngo ubone abantu wakwinjirira ngo ukine umenyekane ugasanga abagabo bagenzi bawe nta nuri kukureba. Ako kantu shize musikeze mu gitsina gore se cyo gitaki. Uretse ndabigera iyo uri igitsina gabo ukaba udafite umuntu ugusunitse uraririmba ukahogoza ukagira gute ariko bikabibyuza ugasanga hari abantu bapfanye impano bari hariye. Waba uri igitsina gore ukaba utazi kwitanga mu buryo bw'umubiri ariko atari uburyo bw'umwuka ngo ntabwo ari abasaba director bose nta nubwo ari aba producer bose ariko hari abakoresha iyo ntwaro yo kugira ngo bakoreshe abana b'abakobwa abagore ariko bashaka kubakoresha nk'igikoresho baryamanye nabo. Niki iyo utekereje kuri ibyo bintu inzira babizi ibyo ndi kuvuga ni ibintu bibaho ubitekereza ute cyangwa se wafasha iki abo bantu cyangwa wabwira muri rusange amagambo yihuse cyane kugira ngo bavuze amazina yabo. Okay, reka ngire kugusubiza kino gihari muri sector ya sinema mu Rwanda ntago ari icyo kibazo twonyine, ntago ari icyo kibazo ahubwo ni ikibazo cyugarije community ari nayo gituma ahubwo abakina nkuru cyangwa se abanditsi bakwiye guhagurukira rimwe kugira ngo babashe gutanga umuti w'iki kibazo community ifite uyu munsi. Icyo cyo kuvuga ngo ntibakeneye ufite impano nyirizina ahubwo bakeneye ikindi kiyisova cyose kiyisunika birahari ariko ni mu mpande zose. Muri sinema birahari bireze ariko ntabwo rubikigorye. Araba muri sinema hari abahari rwose hari aba director hari aba producers bameze like nkuko babivuze. So ariko ku ruhande rwanjye niba ufite ku ruhande rwanjye inama natanga ku ba director agaciro k'umuntu n'icyo amariye abandi. Mu by'ukuri n'utuzanira icyo gicukuri kuko waryamanye nacyo ufatuzanira umuntu ngo kuko waryamanye nawe ukamutuzanira ngo n'umunyempano nyamara nta bitashoboye nyamara hari uwa usubijwe nyuma kubera yatemeye kuryama nawe cyangwa se atemeye kuguha ayo mafaranga n'ibindi nk'ibyo bikeneye mu by'ukuri nta sinema nyarwanda izaba yerekeza. So advice ku ruhande rwanjye nuko dukwiye kuba umusemburo w'impinduka muri ibi turimo. Icyaza gisa nkaho kidahuye n'indangagaciro z'umunyarwanda cyangwa se umuntu. Icyambere tugire humanity, tugire umuntu. Tutifuza kugirirwa nawe ntuzakigirira abandi. Murakoze niba ntarondogoye. Warondogoye ariko ntacyo bitwaye
ariko Gaju ruswa wanze gutanga ngo nimba narondoga Gaju bo wifuza iki mu buryo kugira ngo utere imbere mu bijyanye no gukina cyangwa se gukora filimi kugira ngo mbega ibyo ukora bigira umumaro bigira umumaro ku bantu ni ko abayeho ngo bari kunywa amazi nifuza iki kugira ngo ibyo nkora bitere imbere habeho gutera imbere kandi bigire n'umumaro abantu rusange ikintu rero nifuza ikintu rero nifuza jewe akamwama ikintu wambaje iki ari jye nabagiye gusubizwa Mayira ntago Mayira ni millionaire ashaka kuba hari ikintu icyambere nifuza Mayira utaza kuza kumva ko ari kashi urabizi ko tuzikunda sibyo nazo ndazishaka ariko ntabwo ziza mu cyambere ikintu cyambere nifuza n'urukundo kunkunda kw'abanyarwanda ushaka ko naribize ngo ushaka ko abagabo bakunda shana yego ariko nabo bakankunda ariko pani kukuntu uri kubitekezamo indani muri wowe ndikubyumva indani sure kuhareba ndi kubireba jewe imana yo kwerekwa ariko birati ibyo nawe urarondogora nka Kamasa kubera mukunda gukina oya jewe nditonda ntabwo njya mvuga ibintu ngusha ku ntego ikintu cya mbere abanyarwanda bankunde kandi sike gusaba dukunde sibyo bakore subscribe babigeze bakore akazogera bakore like noneho bakoresha basharinga abashuti babo bose hanyuma abantu batumenye ari benshi umenyekanishe undi ariko arakandi kantu nkunda Mayi nkunda comment jewe ni wo mwihariko buri yerega iyo umuntu yanditsemo witumenye uburyo yafashe umbwiye ukampa igitekerezo muri comment cyangwa ukabimbwira numva nimba nakoze neza cyangwa nkumva uko byagenze n'ahandi nkamenya uko mbese iterambere ryanjye ukamfasha urondogora nkanjye mani ariko rero urakoze kurondogora kandi turishimye cyane kuba twagiranye ikiganiro ariko uramutse ufashe itsinda nkatwe nk'uko batubona ibyo byose tuzi gukina mwo bukeye ariko ntabwo ari cyane ariko buriya hari n'abantu bashobora kwirata bakavuga ngo bazi gukina ahubwo ari aho baserukiye bakina bakabatwara gutyo bakagira ngo barabizi ariko ndahamya ko iri tsinda ry'abantu nka gutya n'undi muntu waba ufite umushinga wo gukora filime dutumire uze utugane tuganire tuze tuyicarire tumenye ngo filime igomba kugenda gutya filime mvuze twicarire filime turebe uko itangira n'uko igomba gusoza hanyuma gato nawe umuntu ushaka kwamamaza tugane hanyuma dukorane ufite ibikorwa wifuza ko byamenyekana cyangwa se byamenywa na bose tugane telefone yacu 0784 umukobwa wuze umuranga yaheze mu hanyuma ikindi gatoya ubu bwanwa nk'ubu ngubu ubukoresheje muri filime n'iyi nyinya ukongeraho n'ubu byaba sawa muri kumwe natwe turi kumwe.